Reka mbasuhuze cyane, reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane hirya no hino mu gihe mudukurikiye muherereye inshuti za K News. Reka nkubwire ko ku mbuga nkoranyambaga bikomeje gucika, abantu benshi bibaza ibibazo bitandukanye ndetse abenshi batumvikana ku ngingo imwe iri kuvugwaho cyane. Byatangiye ubwo Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah, uyu ni Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'Umuco, ni Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'Ubuhanzi mu Rwanda, yagaragaye yandika amagambo akomeye cyane ku rukuta rwe rwa X cyangwa se icyahoze cyitwa Twitter, ashyigikiye bidasanzwe uwitwa Skizo wa Mipango cyangwa se Kasuku Media, nyuma yuko abantu benshi bakomeje kugenda batangara cyangwa se bagaragaza ko batishimiye uburyo atukana, nubwo bari gutuka ngo abanga u Rwanda, atari ku bitutsi bye biba byiganjemo gutesha agaciro cyangwa se biba byiganjemo amagambo aremereye cyane. Ariko uyu mu Minisitiri ushinzwe urubyiruko ndetse n'ubuhanzi yanditse amushyigikira cyane. Abantu rero bakomeje kugenda bacika ururondogoro bibaza bati ese ni gute Kasuku atukana, nubwo atukabanga u Rwanda ariko akaba atwigishiriza abana ibitutsi. Hari nyuma yuko bamwe bagenda babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero byakomeje kugenda bica abantu ururondogoro. Abagore benshi bavuze bati niba mumushyigikiye ko atukana, ati imyanya yacu y'ibanga akoresha atukana, ati nayiha agahenge ajye atuka akoresheje iye cyangwa se iy'abagabo bagenzi be. Abandi bati ibyo ni bibi cyane kubera ko atwigishiriza abana gutukana, abikorera ku karubanda, akabikorera ku mbuga nkoranyambaga kandi abana bacu barazikoresha, atariko ndabona ubuyobozi bubishyigikiye. Ibi rero byakomeje kugenda bikurura impaka cyane ku mbuga nkoranyambaga, yewe no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko reka gato nkumvishe uko byatangiye. Ntabwo kwigisha ibitutsi Kasuku atukana byamarira iki Abanyarwanda? Ahubwo no kwigisha urubyiruko gutukana. Ariko hari abatukanaga babiretse, batukaga igihugu babiretse kubera ko igihugu gitukika, batukaga abayobozi. Wenda reka nkoresha simbizi. Uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu biganiro bigiye bitandukanye bya politike cyane, ariko ajya yininjiramo akajya no mu bijyanye n'imyidagaduro. Bamwita Karegeya Omar. Uyu ni umunyamakuru ukorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, yanyuze ku bitangazamakuru nka BNB FM Umwezi, aca kuri TV10 ndetse akaba aca no kuri SKFM. Ibyo ni ibitangazamakuru cyangwa se twavuga ngo ni nka radio. Ku mbuga nkoranyambaga agaragara cyane kuri channel ye yitwa KOP cyangwa se Karegeya Omar Pano. Yewe agaca no ku zindi channel zigiye zitandukanye, harimo yitwa Max TV y'umunyamakuru witwa Cassier Pizo. Ahari naho yagize gutya rwose agaragara uyu musaza avuga ati ibitutsi Skizo wa Mipango cyangwa se uwo twita Kasuku akoresha, ati ibi bintu biragaragara ko atwigishiriza abana gutukana, ati kandi si byiza cyane. Ati yego nibyo, ati bakamubaza bati ese ntiyababikoresha atuka u Rwanda cyangwa se atuka igihugu, akagenda basubiza. Uyu munyamakuru witwa Karegeya Omar ati igihugu ntago gitukika, ntago igihugu washobora kugituka. Ati reka tuvuge ko atuka abayobora igihugu, ati byo simbizi. Ari byo uyu mugabo witwa Skizo wa Mipango yakasema ko kantu aragenda aragapostinga, aravuga ati munyumvire uno mugabo atuvuga ko atazi ko abayobozi b'igihugu cyacu batukwa. Ati arimo arabihakana mu by'ukuri. Ati rero ati ibintu ntago bikunda, ntago bishoboka ko uyu mugabo yaba atazi ko abayobozi b'igihugu cyacu batukwa. Ibi rero byagiye bitangaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Hari nyuma yuko mu masaha makeya, nyuma y'isaha imwe, uwitwa Jeanne Paul Abdallah Utuma Twishima, ni Dr. ashinzwe kuyobora urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'ubuhanzi, yaje yandika ku rukuta rwe afashe iyo video ya Skizo ndetse n'uwo Karegeya Omar. Iyi ngiyi mwabonye, arandika ati wa Mipango waramutse neza, ati wowe ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda, ati kuko amategeko nta nshuti agira bolo, ati cyangwa se brada. Iyo ni imvugo ikunda gukoreshwa n'uyu Skizo wa Mipango avuga ati bolo. Ntukomeze kwisobanura kandi biha content abakwangira ubusa. Ati kubigarasha cyangwa se abanzi b'u Rwanda, abatuka pike wacu cyangwa se Paul Kagame wacu, ati ukomeze ubakubite accordingly. Ubwo ni ubutumwa Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah
yanditse ku mbuga ze nkoranyambaga ashyigikiye cyane uwitwa Jessikizo wa Mipango anamwita Bolo. Ibi rero byaje gukurura impaka cyane, baribaza bati niba utuma twishima cyangwa se utuma twishima ubwo ni minisitiri wacu, ati niba ashyigikiye Jessikizo ngo atuke abanga u Rwanda, ariko abantu benshi bakaba bafite impungenge ko yigisha abana bato y'ibitutsi. Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bavuga ati mu mboni zawe nka minisitiri uravuze ati abakomeje gutuka agenda batuka, ati akoresheje biriya bitutsi. Hari abagiye babigarukaho bavuga bati hari ibyo umuntu atavuga, ati hari ibyo avuga kuri ba nyina, ati ibintu byinshi cyane, ati kuri wowe ubyita ko ari kubatuka cyangwa se ari kubakubita accordingly, ati hano hantu ntago bizakunda, ati uzabishima umunsi umwe umwana wawe ubireba akabifata mu mutwe, ati hari umunsi umwe ashobora kuzabibwira abashyitsi bakugendereye. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo byagiye bigarukaho, ati rwose bigenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Hari igitekerezo gikomeye cyane uwavuze ati abanyarwanda barabahanga bakoresheje ino migani ikurikira, ati usasira umusazi abandi ejo akagusasira ku rukonda. Iyo ni imigani bagiye bacira minisitiri wacu, ati wishimira umusazi utuka abandi ejo akagutukira nyoko. Ibyo ni imigani bagiye bamucira myinshi igiye itandukanye. Abagore cyane cyane kuri kino gitekerezo bagiye rwose babyamagana cyane, bavuga bati ntago ari byiza, ati nta mpamvu yo kubona abantu bafitiye impuhwe ibigarasha byirirwa bisebya igihugu ndetse no gutuka his excellence wacu, ati hanyuma bibaze kuri kasuku ubacecekesha no kwibaza kuri abo batuka afande w'igihugu bakanapfobya amateka y'igihugu. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo by'abashyigikiye Gasuku. Abandi bati nakomeze ahonde bigarasha kuko nabyo biradutuka cyane kandi nta kinyabupfura bigira. Abo ni abashyigikiye Jessikizo wa Mipango. Abandi bati atariko ibitutsi Gasuku atukana ntago byagashyigikiwe gutya pe, birababaje kuko atuka umuhisi n'umugenzi. Abo ni abagiye bandika ibitekerezo byabo kuri ino ngingo. Ni abagiye bandika ibitekerezo kuri ino ngingo. Akenshi na kenshi rero ubona ko abantu bakomeje kugenda bibaza bati ntago ari byiza ko uyu musore cyangwa se n'umugabo akomeza kugenda atukana. Akenshi na kenshi yibanda cyangwa se abatuka akoresheje imyanya y'ibanga y'abagore, ati niyo yibandaho cyane, ayibatukaho cyane cyane abatuka kuri ba nyina, abatuka ku mafamiye yabo. Ati nubwo atuka abanga u Rwanda, atariko nanone ibi bitutsi birakabije cyane. Ibyo rero byagiye bigarukwaho, gusa twamaze kubona ko ubuyobozi bushobora kuba bumushyigikiye. Niba minisitiri ushinzwe urubyiruko ndetse n'ubuhanzi akaba yamushyigikiye, akomeza atuke abanga u Rwanda cyangwa se abo twita ibigarasha, ubwo ni abasebye u Rwanda cyangwa se abasebye ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ibyo rero ni biri gukomeza kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero abantu benshi bakomeje kugenda batabyumvikanaho. Ubwo urumva minisitiri wacu ari ku ruhande rwa Jessikizo, mu gihe abandi babyeyi ndetse n'abasaza b'inararibonye bavuga bati ibi bintu si byiza, ati nubwo abikora wenda bikajya mu nyungu zo gushyigikira ndetse no kurwanya abo ngabo banga u Rwanda, atariko nanone bishobora kuzatugiraho ingaruka mu gihe kizaza. Nuko bimeze rero ku mbuga nkoranyambaga biri kugenda bicicikana. Aha ni kuri K News. Niba wahageze icyo gukora urakizi, kandi subscribe dukomeze tubane mu nkuru zigenda zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yewe no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nge nitwa Ari, reka mbashimire cyane.